yibuka yuko adaheruka agacupa, niko guhita yibwiriza afata telefone ahamagara umudamu ati aro madamu, ati none se ya mafaranga yose, ati nyaboneka, ati nabaze nsanga utari buyahahishe yose, atari ya 500 arasaga kuyanzanire, mfite andi 500 ndongeraho hanyuma nkigurira agacupa nkinywera. Ubwo si ikintu cyamuhaye, madamu yahise amubwira ati rega ya mafaranga wiyabarira, ati kuko tunayaguzemwo amata y'umwana, ati nayo nayabariye ko ndi buyaguremwo amata y'umwana, ati wiyabarira rwose nayapangiye. Umugabo yahise agira gutya aramubwira ati atumva, ati hoya, ati ayo mata yihorere, ati umwana ndamwonsa nta ribi, ati yihorere, ati umwana ndi bumwonse, ati nzanire nigurire agacupa n'inywera. Yego ni Raza Media yanyu, nk'uko mugenda muyikurikirana umunsi ku munsi, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi, aho ugiye kubana nanjye Niyireho Lazaro, nkaba dogiteri umujyanama mukuru. Niba wumva dogiteri ntuzabigereranye na bya bindi wumva ngo afite dogitora mu bya hoya, njyewe ndi dogiteri bidakuka bidasubirwaho, ubudogiteri narabuvukanye. Noneho kuri uno munsi tugiye kuganira dukubita ku ngingo zigiye zitandukanye, tumanuka tureba ibyo ari byo. Muri ino minsi mu Rwanda amaze iminsi hagenda humvikana ibintu bigiye bitandukanye mu binyamakuru, harimo uko RBA yasheshe ikanirukana bamwe mu bakozi bayo, ndetse agenda haduka n'izindi nkuru za bamwe mu banyamakuru ku biti cyabo cyangwa se ku giti cyabo, bo mu rubuga rw'imikino n'abandi, ukagenda wumva baragenda bacyocyorana, bo ntituri bubavuge amazina cyangwa ngo tugaruke ku byabaranze n'ibyabaye, ahubwo twebwe turigarukira kuri za ngingo zacu, kuri bya bitekerezo byacu bwite tugenda tuvuga umunsi ku munsi, aho usanga umuntu yaragize igitekerezo cyo kuvuga ngo kuri radiyo nakoragaho cyangwa kuri televiziyo sinumvikanaga n'abakoresha banjye, ugasanga umuntu ntiyumvikanye n'abakoresha be, aragiye ahita afungura televiziyo ye bwite, imaze gufungura iye bwite kuri YouTube cyangwa se ku rundi rubuga nkoranyambaga rushobora gusakaza no gukwirakwiza amajwi n'amashusho, hanyuma akaba ariho aremera cyangwa se ayagaragariza akanashyira mu bikorwa ibijyanye n'ibitekerezo bye, birimo gusenya, kwandagaza, guhirika ndetse no kugaragaza ibyo atumvikanagaho n'abandi bakoranye mu bihe runaka. Kuri ino nshuro rero bigiye bikomeje gufata indi ntera, twebwe ibi rero tukaba atari byo tugenda turebaho ngo natwe tube nkabo, ahubwo twe twigumira kuri bya bitekerezo byacu bwite, aho tugenda tuganira ku ngingo twihimbiye cyangwa se ku ngingo zigaragara cyangwa se ku bindi biri aho ngaho nyine bikwiriye kugira icyo bimarira rubanda. Uno munsi rero ukuntu bigiye kugenda, ubundi hari agasitori nifuje kugutera, ni agasitori gasekejemo ukuntu, ni agasitori ushobora kumva nyine ugahita useka, nubwo kaba wumva kadasekeje cyane ariko ntikabura kugusetsa. Sitori rero y'uno munsi ngiye kukubwira ngo imeze gute. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe umugabo yari afite umugore, bafite n'umwana mutoya, umwana wari ugejeje nk'igihe cy'amezi 7 ku 9 cyangwa 10. Noneho umugabo yari umufundi, ariko akaba umufundi
ujya ku kazi, yagera ku kazi agakora yahembwe, akayazana ariko yayahageza akabanza agakuraho ayo kunywa icupa. Ariko nyuma noneho gatoya ibintu byaje guhenda ku buryo umufundi yakomeje kujya akorera yayandi yakoreraga, ariko kuyahahisha bidashoboka, kuko rero yakundaga kwinywera agatama cyangwa se agacupa, kuvuga ngo yaraje ya mafaranga yose ayaha umudamu ajya guhaha. Noneho agezeyo yibuka yuko adaheruka agacupa, niko guhita yibwiriza, afata telefone ahamagara umudamu ati aro madamu, ati none se ya mafaranga yose, ati nyaboneka, ati nabaze nsanga utari buyahahishe yose, atari ya 500 arasaga kuyanzanire, mfite andi 500 ndongeraho hanyuma nkigurira agacupa nkinywera. Ubwo si ikintu cyamuhaye, Damu yahise amubwira ati aterega ya mafaranga wiyabarira, ati kuko tinayaguze nk'amata y'umwana, ati nayo nayabariye ko ndi buyagure nk'amata y'umwana, ati wiyabarira rwose nayapangiye. Umugabo yahise agira gutya aramubwira ati atumva, ati hoya, ati ayo mata yihorere, ati umwana ndamwonsa nta ribi, ati yihorere, ati umwana ndi bumwonse, ati tunzanire nigurira agacupa n'inywera. Urumva nyine umugabo nyine yahise atekereza ukuntu atari burara atabonye agacupa, afata icyemezo cyo kuri buze konsa umwana ariko akabona agacupa ke akakanywa. So story rero y'uno munsi yari iyo, simbizi niba igusekeje cyangwa niba itanagusekeje, nta ribi, burya abantu bose ntabwo basetswa n'ibintu byose, ariko mbonereho no kuguha neza ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Uno munsi rero turimo tugenda twigarukira ku bintu bigiye bitandukanye, ku bintu bigiye biciye bugufi ariko bishobora kuba ari inama ushobora gukuramo. Ese ntuhibarize muri ino minsi ko ibintu bimeze nabi, amafaranga yarabuze, araboneka gake, hashize imyaka myinshi abantu tubayeho mu buzima bugiye bugoye, tugenda dusitaragoringa. Urabona ubu turi mu mpera z'umwaka, uhereye igihe uboneye iki kiganiro turi mu kwezi kwa 11 gushyira ukwa 12, ariyo mezi y'impera z'umwaka, ndetse buryo unabishatse wavuga ko umwaka usigaje uku kwezi, usigaje iyi minsi y'ukwa 11, kuko ukwa 12 niba hari kontara wari ufite izarangira mu kwa 12 k'uyu mwaka, rwose ubu ngubu ushobora kutazasinya indi kontara ngo usubire mu kazi kawe wari usanzwe ukora, nubwo ibyo atari byo ndimo ndakwifuriza. Ikindi kandi nanone ushobora kuba aribwo uzahererekanya ububasha n'umukozi uzagusimbura ku kazi wakoraga, kuko ubwo nyine igihe kizaba kigeze. Ese iyo ubaze mu ntego ndetse n'ibyo wari wariyemeje kugeraho mu mwaka w'ibihumbi 2024, iyo urebye ko ubu ngubu tugeze nko ku kigero cya 87 cyangwa se nushaka kuba ari cya 90% kugira ngo dusoze ndetse dushyire mu bikorwa intego twari twarihaye muri uyu mwaka wa 2024, iyo ubaze ubona ubu tugeze mu kwa 11, hasigaye kangahe ku ijana cyangwa se wageze kuri kangahe ku ijana k'ibyo wari wariyemeje muri uyu mwaka. Ese aho ntago waba warabaye inzoga iroshya cyangwa se ukaba bigiyo bijya, hanyuma ukajya uhora uri kuri za randevu zo
kuri bare, uri kuri za randevu zo kujya guhekenya no kujya ku mazi n'ahandi hashobora kuba hatuma amafaranga yaba ashira mu buryo bwihuse, ku buryo nyine ushobora gusanga hari intego zawe zitigeze zigerwaho muri uyu mwaka wa 2024. Ni ukuvuga ngo ubundi ukuntu ubu gahunda ziba zimeze kuri ubu isi igeze kure, ni ukuvuga ngo iyo urangaye gato iragusiga. Kwanza ubu abenshi twamaze gusigara, kuko cyangwa se niba wenda reka mvuge yuko njye nagiye mu b'imbere ndi kugendana n'igihe tugezemo, simbizi biterwa. Ni ukuvuga ngo ni ngewe uzi nyine igihe ndi kugendana nacyo. Wowe igihe uri kugendana nacyo uri kubona ukizi, cyangwa uri iyo hirya mu Bisheke kwa Rambo, ntabwo uri kumenya uko ibintu biri kugenda. Uri kujya ubona bwira bukongera bugacya, ntumenye ngo ese gahunda zigeze hehe, ese none ni kuwa kangahe, ese kuwa kabiri nari kuba narakoze iki ko none turi kuwa kane, none kuwa kane hose nari kuba nakoze iki ko ejo azaba ari kuwa gatanu. Kuvuga ngo ubu ngubu ukuntu gahunda zimeze, ubundi we urabara ukavuga uti umwaka wari ugizwe cyangwa se uzagira iminsi 265 cyangwa n'6 bizaterwa. Ugahita ubaruka ukavuga uti muri uyu mwaka ese nzabara iminsi ngo none ni kuwa mbere cyangwa ni kuwa kabiri. Biterwa n'ibyo nyine ukora mu gihe cy'icyumweru. Niba akazi ari kuwa mbere kugeza ku cyumweru, ubundi icyo gihe ushatse wabara ukavuga ngo burira burongera buracya. Hanyuma wajya wumva abantu babaza amatariki, ugahita ubaruka ukavuga uti ese ko zigeze aha bigenze gute, nageze kuki muri bimwe nari nariyemeje. Kuvuga ngo nyine niba hari intego wari warihaye muri uyu mwaka, ubu ngubu uku kwezi kwa 11 ni uko gusuzuma aho bigeze mu kwa 12, hanyuma ugafunga. Wamara gufunga ugatangira guhererekanya ububasha abagusimbuye ku kazi, ugatangira guhererekanya ububasha ibizaba mu mwaka utaha 2025 n'ibirangiye mu mwaka wa 2024. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ntawe uzagusimbura mu mirimo wakoraga, ariko hari ibyo uzasimbuza kugira ngo ubone uko ujyana n'umwaka ugiye kuza. Simbizi nyine ubu iki cyari cyo gihe naguhwituraga kugira ngo nkwibutse umenye, unacunge urebe kontara yawe wasinye muri 2020 isigaje iminsi ngahe kugira ngo ibe yarangira. Ese ahari waba waritwaye neza mu kazi kawe ku buryo wizeye yuko bazakongera indi kontara, cyangwa kontara yatinze kurangira ngo gusezerere kuko wenda ushobora no gusanga baranze kukwirukana kugira ngo batiteranya bajya mu nkiko n'ibindi. Aho ngaho rero ubu nicyo kintu kigiye gusuzumwa muri ino minsi, tukamenya ukuntu gahunda ziba zimeze. Rero nk'uko hano abari kuri Raza Media TV ibintu biba bigenda byisubiramo, dushobora no kugarura ingingo wigeze kumvaho bitewe kuvuga ngo aba hari abantu bashyashya batangiye kudukurikirana, hari n'abandi bamaze igihe badukurikirana ariko bigeze kuba bashobora kuba iyo ngingo yabarengaho. Igihe rero wabona ingingo tuyigarutseho ntiwakwirirwa uvuga uti wasanga bibeshye, niko gahunda ubwo ziba zimeze. Rero niba uri mushyashya kuri Raza Media TV, kanda subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo igihe dusizeho ikiganiro gishyashya ujye uhita umenya ko tugezeho, urebe ibiganiro byacu. Kandi niba usanzwe uri kuri Raza Media TV, usanzwe udukurikirana ndetse warakanze subscribe, wowe turagushimiye cyane rwose, kuko ibyo wakoze ni igikorwa cy'ingenzi. Ndetse iyo tubibonye yuko
hari umuntu mushyashya wongeye kudukurikirana, nabyo bidushyiramo imbaraga, tugakomeza kugenda tubaha ibiganiro ndetse tukanabikorana umuhate. Rero komeza ubane na Raza Media TV, wibuka yuko ugomba kugendana n'ibihe, ndetse ibyo ugezeho ukabisigasira, ibyo utarageraho ukabishakisha ingoga, kugira ngo ejo heza hazagumye kuba ari ahawe. Nubwo aho kugira ngo utegereze ejo heza yuko ari ahawe, burya none heza niho hawe, iby'ejo bibara b'ejo. Ejo nihagera uzahateganyirize kugira ngo ibyo nabyo bibe bigiyeho, ndetse n'ejo bundi nihagera nabwo wahageze, nabwo ibyo wahabonye aba ari byo uhateganyiriza, ko ntabwo wateganyirije ejo hatarahawe. Ni ukuvuga ngo ibyo wabonye none ni ibyo nyine, hari igihe ejo nta n'ibyo wabona, kuvuga ngo niba wabibitse none n'ubundi nibyo bikugeze ejo. Ni ukuvuga ngo wowe ntukabarire ejo, ahubwo ujye ubarira none, kuko niho harangiye. Ejo nihagera naho utangirane naho, kandi muri bwa buryo bwawe, muri za nzira zawe uba warihaye, mu buryo bwo kugira ngo ugende ugira intambwe imwe uvaho, ugire indi ntambwe ujyaho. Komeza rero ugire ibihe byiza, ukomeze kubana n'abantu bose amahoro, ndetse abo batayagushakira abo bagendere kure, kuko n'ubundi I don't want peace, abo bo baba bari impande zacu hose aho tuba turi, ariko ntabwo ibyo bishobora gukuraho yuko wowe ugomba kuba uri wowe. Uba wowe none, ube na wowe ejo, ndetse ube wowe igihe cyose, kuko burya nta ikiri ku muntu kiba kimuriho ntaho kijya, kandi icy'umuntu nanone n'ubundi ntaho kijya. Raza Media rero ikomeza kukwifuriza ibihe byuzuyemo ibyiza byose wifuza, komeza ubane nayo ibihe byose.